Niho rero ubwo mfashwe banjyana ku muvuzi wa Gihanga barandasaga ubundi rero icyakora byampaye agahenge ngeze muhira nsanga musaza wanjye nawe yafashwe nawe baramuheka bamujyana aho bamvuriye noneho rero badutegeka ko tugomba kuzana umupfumu bakabaga ihene noneho y'umukara kandi twebwe nk'abantu bafashwe nabo badayimoni kubw'impongano z'ibyo badutegetse cyangwa bategetse ababyeyi akaba ariko tuyicira kubera ko ari twe twariye bya biryo abakuru bagombaga guhabwa noneho rero batuzaniye ihene umupfuma yihagarikiye baratubwira ati nimujye mu kibuga ihene muyice twayikubise ibipfunsi umwe ahereza undi ndahereza undi ndahereza undi kugeza ubwo ihene none se ko mwari murwaye abadayimoni twari tumaze ubwo twari tworohewe kubera ko bari baduhaye umuti noneho rero tumaze kuyica nyine barayibaze bamaze kuyibaga amaraso bagomba kuyajyana mu iyo ndaro noneho rero baduhaye umutwe baduha n'ibyo mu nda ubundi ihene yose umupfumu arayijyana ngo agiye kuyitambira abakuru noneho rero nizo nazo izisigaye nazo bazijyanyeho mu ndaro ngo bajye kuziha abakuru noneho rero twarasigaye ubwo ngewe byarandekuye ariko musaza wanjye we n'ubundi bimujyamo kubera ko nibyo byahise byanamwishe noneho rero ngewe naravuze nti rero kubera ko mbonye ko nta mana iri mu ibi bintu ngiye gukurikirana imana bakunzi ba Vision TV turongeye turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye biri kuri iyi si turabizi ko mugenda mudukurikirana kandi mukagira byinshi mubona kuri iyi channel mukabonaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mukabonaho ubuhamya ibitangaza Yesu yagiye akorera abantu be ibyo byose nibyo duharanira natwe gukomeza kubashakira hirya no hino ubu turi muri Nyamasheke n'ubundi ngiye murimo muvugana na Weni Nkuru Zatoje ubwo rero reka namwe ni Amurage Nelson yego uzayisenga Jacqueline muributsa abantu ho musengera n'ahantu turi dutuye hano mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba turabakristo bakijijwe neza dusengera ku mudugudu w'Ibumazi muri ADPR muri paruwasi ya Bushenge tukaba dufite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe dushimira Imana ikomeje kubana natwe nanjye nitwa Uzayisenga Jacqueline ndi umubyeyi mfite abana batatu ndashimira Uwiteka ko yangiriye neza mumeze mute tumeze neza Yesu muramwumva neza turamwubaha ni byiza cyane uyu munsi rero tujya kongera kuvuga kuri Kristo n'imikorere ye ni amahirwe kuba Yesu yaraje mu buzima bwanyu ni umugisha udasanzwe turabyumva neza murabyumva neza arabatetesha akabitaho cyane rwose icyo dushaka cyose ni nko gusarura mu rugo iwacu uraza kutubwira ukuntu Yesu ngo yakukijije imbago ni byinshi ni byinshi cyane uyu munsi nabonye ugenda neza wambwiraga ko wari waravunitse mu mezi make Imana yarabikoze Imana ni igitangaza reka duhere kuri mama noneho tubwire ubundi wowe urinde Yesu Kristo yaje asanga urinde uyu munsi yakugize inde Imana yasanze mu rugo rw'ababyeyi badakijijwe mama yari umugore wa kabiri atemewe n'amategeko ndetse n'Imana kuko yashatse ku mugabo wari ufite undi mugore ndetse abyaranye n'umugore we abana 10 yego noneho rero ubwo mama nawe yaravuye mu rundi rugo aza gushakana na papa noneho azanye abana 5 ariko 2 bari barapfuye azanye 3 ubwo rero yaratubyaye noneho ngewe kubera ko data atarabyaye umukobwa noneho baza kugira ikibazo amaze kumbyara baravuga yuko ntabyarwa na data
mbaho mu buzima bubi ariko iwacu nsanga burya bakorera satani, baraterekera abapfumu bahora iwacu, ku buryo twavutse turi abana 10 ariko ubu turiho turi 4 kubera abandi bagiye bajyanwa na satani, kubera abapfumu batubeshyaga ngo bari kuza. Abana 6 bose barapfuye bajyanwa na satani. Noneho rero mbonye abana badushizeho, nkabona abavandimwe banjye bose baragiye, ari njye usigaye ndimo ndi umukobwa. Noneho rero ndavuga nti njyewe ngiye, nubwo ndi umwana muto ariko ngiye gukurikirana inzira y'agakiza yo kujya gusenga. Nuko njya ku mudugudu umwe bitaga mu Matyazo. Noneho rero ntangira inyigisho za Santi Sikuru. Noneho rero bakajya batwigisha ijambo ry'Imana, ngiye nkumva riramfashije rindutira ya magambo y'abapfumu. Kubera ko iwacu nasanze baterekera, bagashyira inyama mu ndaro, bagashyira n'inzoga mu ndaro. Twajyayo twege turi abana, twege tukabyirira. Noneho rero bakaza ababyeyi bacu bakaza gushimira abazimu, ngo abazimu babishimye kandi twe twabiriye. Noneho indaro bimeze gute? Ibihese nakaza ubundi bahitesha ibino imihati, baratugonda gutya. Noneho rero bakadufatisha hasi. Noneho rero bagashyiramo, noneho bakahategura neza ibirago cyangwa se gashanja. Noneho bagashyiraho rero ibyo bintu. Noneho rero bajyana y'ibiryo se, bajyana y'inyama n'inzoga, kuko nta kindi abazimu baba bashaka, n'amaraso y'itungo babazi. Noneho tukagenda twebwe izo nyama zabaga zokeje cyangwa se zitetse. Noneho rero tukagenda tukazirira tukanywa na ya nzoga. Noneho bagasubira bavuga ngo abazimu bashimye kandi ari twe twabiriye. Umunsi umwe rero tuza guhura n'ikibazo. Noneho tubiriye koko niba iwacu bataragiye kongera kwibutsa abo babyeyi. Noneho rero tuza gufatwa n'abadayimoni, babaziza ko batuziza ko twebwe twariye ibiryo byabo. Ubwo wenda iwacu ntibagiye ngo bongere batange ibindi bitambo wenda by'impongano. Noneho rero ubwo mfashwe banjyana ku muvuzi wa Gihanga, barandasaga. Ubundi rero icyakora byampaye agahenge, ngeze muhira nsanga musaza wanjye nawe yafashwe, nawe baramuheka bamujyana aho bamvuriye. Noneho rero badutegeka ko tugomba kuzana umupfumu bakabaga ihene noneho y'umukara, kandi twebwe nk'abantu bafashwe nabo badayimoni kubw'impongano z'ibyo badutegetse cyangwa bategetse ababyeyi, akaba ariko tuyicira kubera ko ari twe twariye bya biryo abakuru bagombaga guhabwa. Noneho rero batuzaniye ihene, umupfumu yihagarikiye, baratubwira ati nimujye mu kibuga ihene muyice. Twayikubise ibipfunsi, umwe ahereza undi, ndahereza undi, ndahereza undi, kugeza ubwo ihene. None se ko mwari murwaye abadayimoni? Twari tumaze, ubwo twari tworohewe kubera ko bari baduhaye umuti kuri wa muvuzi wa Gihanga, baraturasaze. Noneho basa n'ababisinzirije kuko ntibyari bikize. Noneho rero ubundi rero tujya kwica iyo hene kugira ngo abadayimoni baturekure babonye igitambo cy'amaraso. Noneho rero ubwo birangiza, noneho iyo hene tuyikubita ibipfunsi, baza kugeraho nyine barayibwira. Yambwira uburyo wowe n'undi mukobwa muri babiri. Musaza wanjye. Ni musaza wawe. Mwategetswe gukubita ihene ibipfunsi kugeza ubwo ipfuye? Turanayinika. Warabishoboye? Ni ukuvuga ngo warayikubitaga ibipfunsi, yamara kuremba ukayinika kugeza ubwo umwuka wayo uhera. Noneho rero tumaze kuyica nyine barayibaze, bamaze kuyibaga amaraso bagomba kuyajyana mu iyo ndaro. Noneho rero baduhaye umutwe, baduha n'ibyo mu nda. Ubundi ihene yose umupfumu arayijyana ngo agiye kuyitambira abakuru. Noneho rero nizo nazo izisigaye nazo bazijyanyeho mu ndaro ngo bajye kuziha abakuru. Noneho rero twarasigaye, ubwo ngewe byarandekuye, ariko musaza wanjye we n'ubundi bimujyamo kubera ko nibyo byahise byanamwishe. Noneho rero ngewe naravuze nti rero kubera ko mbonye ko nta mana iri mu ibi bintu, ngiye gukurikirana Imana, kubera ko nzi neza ko Imana iruta byose, ari Imana yo mu ijuru. Njya numva kubera ko nari nkiri umwana, ntabwo nari ndasobanukirwa ibintu by'Imana, nari mfite imyaka 13. Noneho rero
ndakurikirana tujya mu masengesho y'abana baratwigisha, tujya muri korali baratwigisha, noneho rero ntangira guhiga umuhigo nshingiye ku ndirimbo bajyaga batwigisha ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga. Noneho rero nakurikiranye iyo ndirimbo niyo nyigisho numvaga. Noneho rero birangije mpiga umuhigo ndavuga ngo Mana numba bari rukakiza mu rugo iwacu ngo bangaga inzoga, bataraga inzoga bakanywa itabi, noneho nunkiza ukankiriza ababyeyi nzagushima, nubwo ntazi kuvuga neza ariko nzagushimira mu iteraniro. Noneho rero mfata umugambi burya koko n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa n'amasengero. Narakurikiranye, noneho rero nza ngeraho ngomba gusenga Imana koko nkayihamya. Ubundi rero birangiza Imana inyumvishe, yumva gusenga kwanjye, yumva ijwi ryo kwinginga kwanjye, irantabarira nkiza, impoza amarira, iwacu baza gukizwa nubwo data we yapfuye akiri umupagani, ariko mama yarasigaye aradusigarana. Noneho ndavuga nti Mana sinshaka ko mama nawe azapfa apfiriye mu byaha, ndashaka ko mama nawe uzamwihanisha agakizwa kubw'amasengesho yanjye. Noneho rero mama yaje kugeraho, twari twarahunze twaragiye muri Kongo. Noneho rero ariko nkavuga nti Mana ubu koko duhunze ubu tuzabigenza gute? Noneho tujyana na musaza wanjye yararwaye yararembye, yarafite imyaka 16. Noneho rero bamuheka mu mugongo kubera iki? Yangaruka y'abadayimoni, kuko we yari yaranabanzwe baramubatije mu mandwa. Noneho wa muvumo kubatizwa mu mandwa bishatse kuvuga iki? Baraterekeraga. Noneho rero bakazana abantu, bamara kuzana abantu bakazana umubyeyi wa batisimu, bakakora ibirori nk'uko tujya tubikora mu gihe cyacu cy'ibirori. Noneho rero ubwo no kuvuga ngo bakanywa bagatambira ibitambo abadayimoni n'ibisekuru byabo. Noneho rero bagateranya umuryango. Noneho rero hakabamo n'ubyara uwo mwana bakamuca indasago, ibintu byinshi bakanamusiga. Uwo mwana bari umuntu uriho? Iya, bari umuntu uriho, bakamwita n'irindi zina ryo mu mandwa. Noneho rero ubwo biza kumukurikirana we byashizwe ari uko bimwishe. Noneho mbonye apfuye. Iyo bimwica gute? Yararwaye kugeza ubwo umubiri wose wamushizeho, kugeza ubwo nyine mama yajyaga amuheka, gusa wabonaga ko ari umuntu kubera amaguru n'umutwe. Ariko yararwaye inyama zose zimushiraho. Noneho rero asigara ari nk'urukankana rw'amagufa. Noneho rero mubwirwa n'iki se ko ari byo? Twabwiwe n'iki ko ari byo? Twebwe byaranamuvugiragamo mu kanya gato bikanamuhereza. Noneho rero ukabona aragiye. Noneho twamubaza azanzamutse akatubwira ngo yabonye ngo ababyeyi be nyine papa wanjye yari yarapfuye, ngo yabonye na nyirakuru, abo bose ngo bari kumubwira ngo ajye kubatahiriza. Noneho rero ubwo yagaruka nyine akaba ari byo atubwira, akavuga ngo kandi bambwiye ngo ko bazanjyana, ngo baramumuhaye. Uko babandwaga bamweguriraga abazimu, akavuga ngo noneho nguyu wo tuguhaye bakatura amazina y'abo bazimu, ngo noneho ngo nimufate umwana ngo azajya batahiriza, azajya bavomera mu kimbo cyacu twaguhaye incungu. Noneho uwo mwana akaba ariwe bakurikirana abo badayimoni, ababyeyi bo bakabinyegu, ariko noneho bafite uwo babahaye. Noneho ndavuga nti ngiyewe nzabirutisha kujya gusanga Imana, akaba ariyo niyegurira. Cyakora nta muntu wabinyoboyemo, ahubwo ngewe nakurikiraga abandi. None se iyo wenda reka tugaruke kuri ibyo bintu byakorwaga, iyo mama wawe yabonaga abana bapfa, yabonaga ko ibyo bintu ari by'umugisha? Ibyo bintu kuki abantu bakomeza kubitindamo kandi bibahombya kandi iyo yabonaga bimeze gutyo, hazaga undi mupfumu ahamagaye akamubwira ngo igitambo cyawe nticyashimwe, ngo none birasaba ko utanga ibitungwa 2. Ubwo n'ubutunzi bukaba buri kugenda? Niko biri kugenda. Twari dufite ibitungwa birenze 20 byarangiriye mu bitungwa niki? Ni ihene. Ibitungwa ni amatungo magufi. Noneho rero ubwo byarangiraga baje kuzica bakazijyana, no kuvuga ngo ntitwanaziryaga, badusigiraga umutwe n'izo munda gusa.
noneho bakikorera igihimba cyose bakakijyana ngo bagiye gushimisha ngo bakuru, noneho twebwe tugatahira kuragira. none ntibahumuka amaso, burya kwa satani barahumye, ntibahumuka amaso ngo barebe ko ubutunzi buri gushira, noneho no mumaro turi kubitangira ntawo, ahubwo agakomeza ubundi akavuga, noneho undi yagaruka akavuga ngo mwabitanze nabi, mwagombaga gutanga eshatu, mwagombaga gutanga eshatu. Noneho rero tukagomeza muri ibyo, noneho tuza kugeraho ibintu bidushiraho. Noneho rero nibwo niyeguriraga Imana, ndavuga ngo Mana, wowe uruta izi mana tujya tubona, ndashaka kumenya niba ari wowe mukuru kuri zo cyangwa se tugomeze dukurikirize ngizi. Wenda tukiraho, wowe nta gihe byagufataga nawe ukabona abo bakuru? Oya, ngewe ntabwo uwo munsi byafashe nicyo gihe mbo. Noneho rero baje kumvura, noneho bahita batanga uwo musaza wanjye, niwe bakurikiranye kugeza ubwo bamwica. Noneho rero ubwo ngubwo byaje kurangira, noneho Imana ifashije ngomeza gusenga. Noneho mama wanjye tuvuye muri Kongo, twarahunze tuvuye muri Kongo, umusaza wanjye ahita apfa, uwo nguwo nyine wari warajyanywe n'abadayimoni ahita apfa. Noneho rero ndamubwira nti ariko waje tukajyana gusenga ko ari ahantu hari umutekano, kubera ko yaramaze gupfusha abana benshi, yaranapfakaye. Noneho rero ndavuga nti rero ngwino noneho tujyane gusenga, noneho turebe ko birute ibi bintu by'abapfumu. Noneho tugiye gusenga, twagiye gusenga muri burakeye, twagiye saa 5 z'ijoro. Noneho rero Imana idufatirayo ku buryo imbaraga z'amasenyesho yahise zibona, aravuga ngo none haha hantu nubwo bwose ndakijijwe burundu, ariko ngiye kuhahata imibyizi ndebe ko ariho hantu handokora, noneho nkareba ko mwige musigaye byibuze nabarokora. Noneho rero byarangiye rero ajemo, kubera ko twebwe twari tutarabatizwa, kuko nandavugaga ngo sinzabatizwa n'ubundi akintuma inzoga, akintuma itabi, n'ubundi naba n'ubundi ndakijijwe neza. Noneho ndavuga ngo Mana, kugira ngo mbone ukuntu mbatizwa, uzambabarira umubyeyi wanjye abanza akizwe areke ibi bintu. Noneho rero yaje kubatizwa, ariko batizwa atabiretse. Yagiye kubatizwa rero aho bita Kanyinya. Noneho rero asiga n'ubundi inkono y'itabi ayimbikije. N'ubundi rero inzoga ye n'ubundi atabiretse. Noneho rero ndavuga nti ariko kimwe cyo Imana iragikoze. Niki cyari kimukurenga agiye kubatizwa? N'ubutumwa bwiza yumvise? N'ubutumwa bwiza, ariko bimunanira kureka ibyo n'ubundi yanywaga. Cyakora yabinywaga byihishe. Noneho no kuvuga ngo yabinywaga yise asesuye, atarajya mu masengesho cyangwa atarajya mu itorero, ariko noneho amaze kurijyamo yabinywaga yihishe. Naho guterekera no kuvuga ngo yari asigaranye noneho za ndaro yari yaranze kuzikoraho ngo azimu batamumerera nabi. Noneho rero ariko asigaranye inzoga ku musego. Ariko wenda tukiraho nk'umuntu wabaye muri ibyo, ubusanzwe igituma abantu batava mu bazimu neza nuko baba bafite ubwoba bw'uko babagirira nabi. Niko bimeze. Ubundi no kuvuga ngo hari ibintu baba bararahiye, iyo babirenzeho noneho ntibabikore, birabagarukirana bagahita ko bapfa. Cyangwa se wenda ari nabwo ubona barya babasazi, hari igihe wenda abara abadayimoni basezeranye nabo batubahirije ibyo basezeranye. Noneho rero ubwo nabwo nasubiye mu masengesho, ndavuga ngo Mana, n'ubundi ntabwo akijijwe, kubera ko n'ubundi aracyakora ibizira. Twarasenze ku buryo najyaga niyiriza ndi umwana pe, mfite imyaka 14 15, nkiyiriza nkavuga ngo Mana, nta kindi ndi gusengera, Mana umbabarire umubyeyi wanjye, Mana azakizwe, kubera ko birandushije pe. Noneho musaza wanjye aza kugeraho abari ukizwa. Noneho yandaro asenga amasengesho iminsi 2, yandaro Imana imushoboza kujya kuyitema, arabitema aranabirandura. Arinde ubitema umusaza wanjye yasenze amasengesho y'iminsi 2, we yarakijijwe ari mu mbaraga. Asenga amasengesho y'iminsi, aravuga ati ubundi ndiri, ariko yari yagiye gusenga barabimubwira, baramubwira ngo utararandura iriya ndaro ntabwo umutima w'iwanyu uzabohoka. Noneho rero arandura iyo ndaro byose, arabirandura n'imizi na bya bindi bateguriragaho byose aratwika, byose arabijonjagura bishyira muri wese. Noneho mama atashye arahamuka aravuga ngo ninde akoze ibi. Noneho rero aramwihorera,
noneho rero aravuga ngo ahubwo reka nawe ngusengere. Yarapfukamye avuga ati ariko wa mwana uri igikenya sinzi ko biguguye amahoro. Ubusaba bakuru noneho ndababwira ngo iki nta bakuru bandi umukuru baruta ni Yesu. Amen. Noneho rero ngwino nawe ngusengere. Twarasenze turamburira amaboko umubyeyi wacu. Imbaraga z'amasengesho burya zirakora. Yahise ko ibyo bintu abireka aravuga ati noneho bana banjye niyi nkono yitabi byari byarananiye mufate mujye kuyijugunya muyishyire muri wese akagacuma gahora ku musego ngo nakabakuru kubera ko Imana ariyo nkuru nanjye ndabisezereye bana banjye kubwisengesho. Twarabifashe kagacuma twaragahomboye turavuga tuti Satani turamusezereye udakopera na Satani wirinda no kwegera iduka ye. Noneho rero twarabijonjaguye turangije tubiherekesha amasengesho turabijugunya. Nuko mama yakijijwe ubu ni umunyamasengesho ni umuririmbyi ku mudugudu w'ahantu bita ku w'abayovu. Ni umuririmbyi ni umunyamasengesho ndetse yuzuye impano z'umwuka we. Guhera icyo gihe umusaza watemagura za ndaro nta kindi kibazo cyabaye. Nta kindi kibazo kigeze kuba ubwo abo abazimu bajyanye barabajyanye. Ubwo no kuvuga ngo twebwe twasigaye turi bane turacyariho kandi twese twemera Yesu. Kuva mwagera muri Kristo Yesu mwahise murokoka. Twararokotse umve ubu tufite intsinzi ya Yesu ko Yesu azaturokora kandi azaduha n'ubugingo. Ubwo rero mu by'ukuri n'uyu bahoze bavugana n'umusaza we musaza wanjye ariko uko byasa kose Imana ishimwe ko yandokoreye umubyeyi ubu kabazaraga ubugingo nanjye igahesha agacira amasengesho. Ubwo naje kuvuga nti ninjye wari wavuze yuko nzashima mu iteraniro. Nagiye mu iteraniro iwacu Ruharambuga nshimira Imana ndavuga ngo Imana ishimwe ko yankirije umubyeyi. Imana yongera kumbwira rero irambwira ngo kubw'igikorwa ukoze nzakugira mukuru. Ubu ninjye mutoyi wacu nzakugira mukuru nubwo ari wowe mutoya. Nibaza ukuntu Imana izabigenza biranyobera ariko ndavuga ntuko byasa kose ndabitegereje. Noneho rero nasenze Imana iminsi yose nayihinduraga amasengesho. Abantu bo babonaga ari ubupfu ariko uko byasa kose ngewe nabonaga ari inzira kuko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atari umujyanye. Nanjye rero namwemeye nk'inshuti yanjye. Noneho rero nkurikirana inzira ndavuga ngo Mana kuva ukoze ibi bitangaza uzakora n'ibindi. Narasenze ntitaye ko ndi umwana wo ku mugore wa kabiri udafite ahabarizwa abana bamuke babatugendaho ariko Imana iraturwanirira iduha imbaraga kandi idukorera iby'ubutwari. Ninjye rero washyingiwe mbere na mbere kandi yari nge mutoya. Ni ukuvuga ngo hari umusaza wanjye umwe mukuru wari wabanje kwishingira. Noneho rero abandi bo bari batarazana abagore ubwo Imana irambwira ngo ngiye kugukorera ubukwe imbere y'abasaza bawe bose. Imana yankoreye ubukwe bushimishije gusa kurindira Imana nibyo binaniye abantu ariko kuwayirindiriye afite umunezero ndetse n'amahoro. Ijuru bavuga ngo mu rugo ngo ingo z'iki gihe ijuru ryo ritoya mu rugo twe turarifite. Amen. Kubera ko twagiye tubona imbaraga z'ukuboko kw'Imana urindiriye azabona ibyiza byo mu rusengero rw'Imana. Twarindiriye Imana rero ndindira Imana nkavuga nti nta musore nzemera Imana itamuvuzeho. Najya guhitamo umusore Imana ikambwira ngo siwe. Najya guhitamo umusore Imana ikambwira ngo siwe. Tunasengana ntukajye ureba abantu musengana ugire ngo bose n'abakirisitu. Hari bamwe nabonaga nabanze noneho nkabona badutsweho n'ingeso mbi burya Imana ireba kure. Ndavuga ngo Mana niyo yaba ari umukene ariko uzafasha umugabo ukubaha. Tuzajyana mu masengesho niduterwa tuzapfukama tukavuga ngo Mana turatewe ariko ni wowe uko turwanirira. Ubu rero niko bimeze ni ukuvuga ngo iyo duhuye n'ikibazo turavuga tuti iki kibazo rero tugomba kugikemura ariko Imana twayibanje imbere. Imana duce mu zihe nzira tukayoboza Imana inzira Imana ikatugira inama. Urabashimiye Imana ikomeze bagirire neza. Mwari muri kuri Vision TV.